Ibihe byiza abakunzi ba YouTube channel Musinga TV, ndagira ngo mbasuhuze. Hari inkuru nshaka ko mbagezaho, ibintu birimo ubugome cyane. Buriya abanyarwanda ntukabone bagenda n'abagome. Hari abantu bitwa n'aba promoters bashinze amashyirahamwe bacuruza amafilime nyarwanda, bacuruza indirimbo, ngo bakoze ngo association. Ndashaka kubabwira ubugome bafite, bariho bagenda bakora abantu baba DJ, aba banners baro barakora ubugome buteye ubwoba. Polisi ibimenye, inzego z'umutekano zibimenye, ibi bintu birimo ubugome. Nge nabibonye hano mu karere ka Kirehe. Uti biragenda gute? Bariho baraza ku mashini yawe bagashyiramo filime nyarwanda. Umwana amaze kubimbwira hano muri Kirehe, byabaye baraza akaguha flash ukayishyira mu mashini yawe, ati mbikira utu tuntu, ukagira ngo ni filime yarebaga baje umuha izindi, barangiza akabisigamo. Yamara kubisigamo, ejo hakaza indi kipe ije kugusaka ngo ucuruza filime nyarwanda. Ibi bintu ni ubugome, ni n'uburozi rwose bubi. Niba umuntu ataje muri association yanyu y'izo filime mucuruza nyarwanda, akaba wenda yicururiza inyamahanga, kushyira iyo virusi muri mashini kugira ngo ejo uze kumusaka, ni nko gufata urumogi umuntu akarushyira mu nzu yawe, ejo akohereza inzego z'umutekano kugusaka. Abana kugira ngo babarekure bariho barabaca amafaranga 250,000 yatanzwe, bafunzwe ku wa mbere bamaze iminsi 3. Bagiye mu mashini basanze ko izo filime zagiyemo ku wa gatandatu, abandi ku cyumweru. Uwo mudamu w'inzobe niba yarageze aho ukorera nk'umudije, ejo bazohereza n'ubundi. Ariko DJ wese, yaba wafunzweho yaba utarafungwaho, umuntu utazi uzaza agiye gushyira mu mashini yawe flash, afite ibyakwaka cyangwa gusaba gukubikira, shauri yako. Abo barozi, abo bagome batifuriza umuntu iterambere ryiwe, ngo ni amashyirahamwe bashinze, baragukoraho. Iyi video nikoze yamburira aba DJ, aba disc banners. Niba wariyemeje kudacuruza filime nyarwanda wenda uko ziguhenda sinzi, ariko umenye ko bazigukira mu mashini utabizi, bikarangira bagufashe gucuruza ibihangano byabo. Ubundi bagire gute? Bagucisha amafaranga. Uzajya muri RIB, ibimenyetso bakwereke twabimufatanye, uzabihakana biri mu mashini yawe kandi utazi igihe byagereyemo. Rero bavandimwe banyarwanda, inzangano nk'izo nimbi muzireke, mureke guhombya abana, kubica nabi. Urafata ibintu ukabishyira mu mashini y'umuntu kugira ngo ujye kumucisha amafaranga, bizakumarira iki? Bitaba uno munsi, bitabeje cyangwa ejo bundi, igihe kizagera ingaruka zikugereho wowe ukora ibyo, bikugere ingaruka, uhure n'icyago utiteguriye, kubw'imivumo abantu bakuvuma ibyo bintu baba bakoreye. Ngereka ndekeraho, ariko ntabwo iki kintu nari bureke kukivuga. Mburira mwe mufite imashini zanyu mucuruza ibindi bihangano runaka mwemerewe, ucuruza indirimbo z'Abanyamerika, iz'Abatanzania, baraza bagusaka ibyo bo bise ngo ni ibihangano byabo. Icyo kintu uragira imenge. Ibindi Imana ibaha umugisha. Naho abakora ibyo byo babireka batabireka, baca umugani mu Kinyarwanda ngo Imana ihora ihoze. Mugire ibihe byiza. Numvaga byari ngombwa kubabwira ayo makuru ababaje, abantu bari guta abandi mu mitego mibi nk'iyo. Gusa nta kundi, mube maso, mube menge, murye muri menge. Ibihe byiza.